urukombe budasaza mudahindurwa n'iminsi imbaraga z'abakwizeye ntukangwa n'ibirumbaraye cyangwa ngo wite ku cyubahiro cy'umuntu ahubwo ibyo uvuze byose ubisoza nk'Imana ukuri kudashidikanwaho ntacyo nabona cyaruta umukunzi wanjye yadebanye impuhwe ngo nari ndi mu byaha ese nakunganya n'iki niwe wankunze uranyegereza ntacyo nabona cyaruta umukunzi wanjye yadebanye impuhwe ngo nari ndi mu byaha ese nakunganya n'iki niwe wankunze uranyegereza kidahinduka mu Kristo we tuza izeri yabikubwiye ntabwo ari Imana gito icyitwa Kongo ubu cyahoze cyitwa Zaire nta kidahinduka mu Kristo we tuza izeri yabikubwiye ntabwo ari Imana gito icyitwa Kongo ubu cyahoze cyitwa Zaire ingoma ziraza zigakurwaho izindi zikimikwa ingoma ni yawe Mana y'ubwami butajegajega urindiho uruburiwe uruwiteka ryose ku musozi Nebo mu mpinga ya Pisiga wabyeretse Mose ingoma ziraza zigakurwaho izindi zikimikwa ingoma ni yawe Mana y'ubwami butajegajega urindiho uruburiwe uruwiteka ryose ku musozi Nebo mu mpinga ya Pisiga wabyeretse Mose magazi amazi si yayandi ejo hari igihe wahindurirwa amateka yawe cunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi hahirwa uwatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama hindura uburyo woge magazi amazi si yayandi ejo hari igihe wahindurirwa amateka yawe cunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi hahirwa uwatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama nta kidahinduka mu Kristo we tuza izeri yabikubwiye ntabwo ari Imana gito icyitwa Kongo ubu cyahoze cyitwa Zaire nta kidahinduka mu Kristo we tuza izeri yabikubwiye ntabwo ari Imana gito icyitwa Kongo ubu cyahoze cyitwa Zaire